kurikira akamaro k'isombe hamwe na Vincent. Nk'uko nsanzwe mbagezaho ibintu byinshi, uyu munsi twabateguriye kubagezaho akamaro k'isombe. Isombe tuyizi mu murima ari ibibabi, hakabaho isombe itandukanye. Barayisekura cyangwa se bakayisya mu mashini zabugenewe zisya isombe. Ese isombe ifite uwuhe mumaro mu buzima bw'umuntu? Isombe ifite akamaro kenshi kuko yuzuyemo intungamubiri nyinshi zigiye zitandukanye. Isombe iribwa n'abantu benshi ku isi kuko yuzuyemo intungamubiri. Ariko ntugereranye isombe ngo ufate ibibabi byose by'isombe ngo ubyite isombe. Hari isombe iribwa hakabona isombe itaribwa bitewe na aside ibamo. Ndetse n'iyi ngiyi turya iyo itetse niho aside ibasha gupfa, umuntu akabasha kuyirya ikamugirira akamaro. Isombe rero hakoreshwamo ibirungo bitandukanye nk'iki mubona cyitwa teyi, ndetse hagakoreshwamo na pavuro yujuje intungamubiri nyinshi. Hari benshi rero batarya isombe kandi izi ntungamubiri nta handi bazikura. Isombe ifitiye akamaro ubuzima bw'umuntu. Tukagira nanone tungurusumu. Tungurusumu ni tungurusumu zavuzwe kenshi mu mateka ko zigira akamaro cyane kandi zikabasha kurinda indwara zirenga 120. Ndetse abenshi bavuga ko abantu bazirya barama cyane kuri iyi si ku kigero cya 80%. Tukashyiramo n'icyitwa epinari. Ni imboga zujuje cyangwa se zifite vitamini B nyinshi cyane kuko abantu bazikoresha usanga iyo vitamini bayifite mu mubiri. Hakoreshwamo kandi ibitunguru, byaba onyo cyangwa se puwaro. Ibitunguru birakoreshwa mu isombe kugira ngo isombe ibashe kugira uburyohe ndetse n'ubudahangarwa bwayo hakoreshejwe ibitunguru. Hari ibindi birungo bigenda bikoreshwa bya kizungu, urugero twavuga nka gu, ni umunyu uba mu gashashi ukoreshwa kugira ngo isombe yongere uburyohe, cyangwa se mu cyimbo cy'igikukuri tukagira na onja kugira yongeremo impumuro n'uburyohe muri ya sombe yacu. Isombe rero yakoreshejwe cyane ku isi kandi na n'ubu iracyakoreshwa, ariko muri iyi minsi hari abagabo bamwe bavuga ngo isombe ni inzaratsi. Ese koko isombe ni inzaratsi? Reka da, barabesha kuko isombe ni imboga zikoreshwa n'abantu benshi ku isi hatitaye kuvuga ngo isombe ni inzaratsi. Biterwa n'uko yateguwe, ariko isombe si inzaratsi, ahubwo isombe ni zimwe mu mboga zibasha gukura umuntu mu mirire mibi akajya mu kigero cyiza, aho umuntu aba yishimiye ubuzima abayemo. Isombe zituma umuntu amwenyura, kandi isombe zigirira akamaro umubiri wacu kubera ziriya ntungamubiri zose ziba ziganjemo. Ni karibu rero isombe, nyabuna muyishishikarire kuko ni ibiryo biryoha cyane.